ngo haye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye. Aka kanya tuvugana twamaje kugera kuri stade ya Pele Stadium hagiye kubera umukino uri buhuze ikipe ya Rayon Sport ndetse na Jamus yo muri Sudan. N'umukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup, aho uri kubona ko stade yakubise yuzuye, abantu bari hanze, bamwe na bamwe bagiye babura amatike. Muri kubibona ku mashusho turi kugenda tubereka ko stade yakubise yuzuye, ndetse n'abantu bari hanze, abantu ni benshi kabisa bari hanze babuze uko binjira mu mukino. Bamwe bari kuvuga bati iyi match yo iza kuba yabereye kuri Stade Amahoro byari kuba byiza cyane, buri muntu wese akisanga akinjira, ntihagire abantu na bamwe babura amatike. Urikubona ko hanze amatike yabuze, abantu benshi bari kubaza ese amatike koko yabuze ni ugushira cyangwa nuko hari abaguze amatike menshi kugira ngo baze kuyacuruza nyuma ya match cyangwa se mbere ya match. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, nago ndi nyenyine, reka muhe ikaze, ngo ikaze kabisa kuri match ya Rayon Sport ndetse na Jamus. Murakoze cyane kandi nanjye ndabibona ko ahantu ko hameze kose ku mpamvu za buri mufana wabaye ikibazo cyane hano hantu, kandi stade yabaye ntoya. Ikintu bari bizeye neza ko ahantu bari buze kuba batari buze kuhuzura, bari mu impamvu z'uko bateganya yenda kuzakina finali hariya ku Mahoro, yenda bakaba bati igihe cyari iminsi mikeya yo kuwa gatanu kuko niho finali ishobora izaba nako niyo mpamvu bayizanye hano Pele. Ariko nanone ikindi kibazo cyabayeho, amatike yabaye make cyane, stade yabaye ntoya, kereka niba umuntu bari buze kumugereka hejuru y'undi. Keretse rwose bafashe umuntu bakamugereka hejuru y'undi nibwo stade abantu babona aho bicara, kuko uri kubona n'ubwa mbere bibaye ntabwo ibintu byaherukaga kuba. N'ubwa mbere bibaye cyane cyane, dore ko nk'abakunzi ba Rayon Sport byo by'umwihariko ari ubwa mbere babonye ikipe yabo igera muri kimwe cya kabiri ko cya Sekafa Kagame Cup. Ari n'ubwa mbere bakinnye no rushanwa rya Sekafa, ubundi bari basanzwe barigeze kwitwara ari Sekafa gusa. Ariko nanone turizera neza ko iyi kipe Murera isaro ry'Inyanza abanyarwanda bikundira bose bafite byinshi cyane bizeye, kandi bizereye mu ikipe yabo nshyashya iri kugenda imetiriza ikora byinshi kandi bitandukanye. Kabisa uri kubona ko Rayon Sport yakoze ibishoboka byose kumara imikino igera muri 4 kuva yakina na Gor Mahia kuri match ya Rio Day kugeza kuri iyi match ntago Rayon Sport yatsindwa. Ni ibintu wabonye ute kuba ubona ikipe ya Rayon Sport imaze imikino igera muri 5 itaratsindwa? Yego, ikintu kimwe kibaho ni cyuko ikipe yakuba itaratsindwa no gukorera hamwe, kandi bari gukorana nka kipe, nta muntu bari kwizereramo nyine ngo barakora bo bari buze gukora by'umwihariko bagendeye kuri umuntu uri individuel. Ariko uko byagenda kose ntago iyo bari gukina babona ko bashyize hamwe nka timu, dore ko kapiteni wabo yabivuze, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport yaravuze ngo twebwe turi gukorera hamwe, nta muntu turi kugenderaho, kandi twebwe tugomba gukora twandika amateka yacu, dore ko hari ingingo we ubwe yaravuze ngo njyewe bafise pura, kandi pura ye ntabwo igishobora kuba ikora byinshi bitari byiza. Imaze kwereka abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange ko pura ari pura, kandi izagera kuri byinshi byiza, kandi iri kwerekana bimwe mu bigaragaza ibishashi by'umuriro. Ese koko iyi Rayon Sport tuyitege mu gikombe cya muri shampiyona, tuyitege muri shampiyona ko izazigabura za Pele na Polisi byari bimaze imyaka myinshi biyiri hejuru, tuyitege iki? Ikintu dushobora kwitega kuri Rayon Sport iri gukorera hamwe gutya ni ukudacika intege hagati yabo, kandi hazemo samburatika zabo ku giti cyabo, kuko hari ukuntu bifata byo bakisenya, ariko kwizera kurarema, kandi bazakora byinshi byiza bitandukanye, kuko hari impamvu nk'ebyiri zishobora gutuma bazakora bitandukanye. Hari kampani basinyanye Jairut hamwe na BK Bank. Ibi byose baravuze ngo mu masezerano basinyanye uko bazajya bagenda batsinda niko amafaranga y'agaciro azagenda yizamuka. Ubwo urumva rero bagomba gukora batikoresheje kugira ngo nabo babone amafaranga menshi bakuye mu mikino myinshi bagiye batsinda badatakaza. Nsigaje nk'ibindi bibazo bibiri ndibuze kukubaza. Wese urabona ko ikipe ya Rayon Sport uyu mukino iza kwitwara muti, iraza gutsinda umukino igere finali cyangwa biragoye? Oya, uyu mukino turawizeye nk'abanyarwanda muri rusange, dore ko buriya nanjye ndi umukunzi wa Rayon Sport. Urebye umukinnyi uri ku giti cy'umukinnyi cyangwa se buri mukinnyi uko agiye ahagaze kuba yewe agakora ibitangaza, kandi abantu benshi batari bamwitezeho, dore ko bagiye bagurwa ahantu hagiye hazwi cyane.
kandi muri shampiyona niyo zizwi cyane ariko nyine batari bafite amazina aremereye nk'abo APR yagiye igura. Niyo mpamvu rero hari ibintu byinshi bitandukanye ishobora gukora kandi twizeye ko igomba kugera finali Jamus, dore ko byari byanakinnye ikayitsinda ibitego 4-3. Ubwo urumva yo yasogongeye kuyitsinda uko bimera kandi yabonye intege ze nkeya zayo, kandi nubwo abantu benshi bavuga ko iyi kipe ishobora kuzaba just nyine ikipe bavuga ko nyine ari ikipe iri kugwirirana cyane, hari abatarayemera ariko nyine aho yakubitiye hari Hilal benshi bari kwemera ko ikipe ishobora kugera finali nta kiyikuyeho, kandi nibo yo mahirwe ndi kwihanange. Prediction yawe urumva Rayon Sport ibiza gutsinda ibitego bingahe? Rayon Sport imaze kutwereka imikino igera kuri 3 yo muri Sekafa Kagame Cup itarinjizwa n'igitego na kimwe, ndi kuyibona yatsinze ibitego biri hejuru y'igitego kimwe nka 2, ariko nyine ikarwana no kutinjizwa, yanakwinjizwa sirenzwe kimwe. Okay guys, turaza kugaruka mu mukino nutangira, reka tube tubahaye akanya namwe mwe muruka abandi mwe mufata ku mazi, turaza kugaruka gusa niwagiye gukora subscribe kugira ngo ibyiza bitaza kugucika.